karari mu bakunze ba Munyanza Tofile official twongeye kubasuhuza none mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amahoro y'Imana abane namwe nkuko twabibasezeranije uko bwije nuko bukeye tuzatubazanira gashya murabizi neza ko uyu mwana yitwa Hamisi yababwiye ko yiga kuri Epikinazi muramurira rero kuri screen zacu uyu munsi wa none ataje kwigana inyoni ataje kugira ikindi kintu akora ahubwo aje kudususurutsa muri bwa buryo twajyaga twita ubwo guca imigani twatangiraga tuvuga ngo mbacira umugani mbabambuze ni munyibutsa bari ku abo turi ko mbacira umugani mbabambuze umugani nuzavika ntarange azasanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Very nice. Yes, Hamis Bites. Amakuru wongera ijwi biragenda derukana uri kwigana amajwi y'inyoni ariko bambwiye yuko ngo no guca imigani buriya ngo ujye ubibasha. Wabanye n'umusaza wabanye n'abasaza wabanye na nyogokuru cyangwa sogokuru nose imigani wayibwiwe n'iki wayibwiwe na mama urujya wiherera ukicara hasi tu ukiganirira n'umukecuru wawe mama ni umukecuru cyangwa aracyari muto ari hagati afite nk'imyaka ingaho ugereranyije se akwami ko ufite imyaka 15 13 nako ufite 14 sure ubu rero ugiye kuducira umugani are you ready yes Hamis harya ngo ufite intego kuzaba wakangaye uwakane nutamuha tuzaca igiti nzabwire ticho wazaca igiti agukubite ko wabaye wakane oya ntabwo azagukubita ahubwo uzisubira sibyo okay ngaho rero twagiye ducira umugani wawe witwa ngo iki byunguka akugire bana baraba ni umugani wa byunguka okay niba ari umugani wa byunguka wawe utangira noneho ntacyo mama wiwe arapfa papa wiwe arahukana aragenda hashize igihe twarabagambanira umwicanyi wa mbere aravuga byunguka mukuru yagiye kuragira yongera zano mubwira byunguka we ngwino bakubwire byungu ninde unshaka byungu data wacu genda umuhe byungu ibiryo n'amata agenda arabimuha ararya yisingira azi wa kabiri ati byunguka mukuru yagiye kuragira yongera zano byunguka we byungu bino bakubwire byungu ninde unshaka byungu ni data wacu genda umuhe byungu amata byunguka n'ibiryo byungu agenda arabimuha nawe yigendera haza papa wiwe arazabaza byunguka mutoya ati byunguka mukuru yagiye kuragira yongera zano byunguka we byungu bino bakubwire byungu nino nshaka byunguka ni data wacu genda umuhe byungu ibiryo byunguka n'amata byungu agenda abimuha ko warabyanga aramubwira ati giye mubwira zano cyangwa mwisi yaraye byunguka we byungu bino bakubwire byungu ninde unshaka byungu ni data wacu acyura inka araza imbwa ziba zigira inyuma y'urugo inyuma y'imiyenzi araza papa wiwe agiye kumutema ahita amushumuriza imbwa ziwe ziramurya sinjye waherahangira umugani wa byungu akwami uwo mugani si ufaburitse koko oya urajya gusa nanjye ko witwa na byunguka witwa byunguka wow sawa rero nawe ni muntu uzi guca umugani muri aba basorera oya ninde uzi guca umugani nanjye nkiraho Martin nawe uzi guca umugani nawe uca nka uca cyane
Okay, twagiye Yaramamara. twagiye pica ngaho dufashe Yamye nk'agadododododoreba Jean Paul ko ryari. wahaye se barana bakavuga ibyabo muri ya mini y'abasore ku mugani